nufatanya naje mu cyangwa no kwizera kwawe ukureki nge ndakwizerera urahita ubyakira mu izina rya Yesu. Kuko hari ibintu ngiye kubohorera aha hantu. Hari abakobwa bamaze iminsi baboshwe, hari inda zaboshwe, kuko hari umuntu ndi kubona baboheye indi maze umwaka n'amezi 6 arayigendana. Ndagutegekereye indura yibyara mu izina rya Yesu. Amen. Hari umuntu ndi kubona ugiye guterezwa cyamunara, ngiye guhagarikira icyamunara mu izina rya Yesu. Amen. Ngiye kukwishuriza ibyawe batwaje, ngiye kukugaruriza ibyawe byanyazwe, ngiye kukugaruriza ntabwo ujya ubeshya, iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya mana, narabibonye, iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe mana yanjye wuzuye ubuntu. Shimwa, ntabwo ujya ubeshya mana, ntabwo ujya ubeshya, iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya mana, narabibonye, iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Yes, reka tubasuhuze abakunzi ba Concordia TV show aho muherereye hose, abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali, abari mu mahanga mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, turabasuhuje. Imana y'amahoro nibane namwe kandi ibahe umugisha. Reka nshimira abantu bakanze subscribe bakabaye kudushyigikira tukaho umuryango mugari. Ngushimire nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere tubonye ukayikandaho. Imana y'amahoro pe iguhe umugisha. Nkuko twabasezeranyije ko tutazajya tubicisha irungu, ahubwo tuzajya tugenda tukabazanira abavuga butumwa, abakozi b'Imana, abahanuzi. Uyu munsi twafashe urugendo tujya gusura umukozi w'Imana yitwa Tuyubahe Leandre aka Tsindagira, cyangwa se uzwi nka Tsindagira. Eka tumusabe adusuhuze, none amara kudusuhuza ahita dutangiza n'isengesho kugira ngo Imana ituyobore muri iki kiganiro, kuko twe twiyoboye twayoba, ariko Imana ituyoboye twakigeza aho dushaka kugera kandi kikaryoha cyane. Karibu. Murakoze cyane. Imana bahumugisha kwa mwabyotse mukandekerezaho. Ngunze kubira abantu ngo ndagusura atagutekereje. Yego. Bana bamaze iminsi ndekerezaho cyane cyane kabisa. Rero kandi so kuba wabuza abandi waje gusura muri iki gitondo. Yegereza kamikoro ijwi rivibre cyane. Sago wabuza abandi uje gusura muri iki gitondo. Rero dushimbira byose no gushima Imana iba yakurinze nanjye kandinda. Kuko iwa habonetse ikibazo undi waza kundira. Wapi? Ubu bivuga ko umudamu wewe ni muzima, abana ni bazima, famille ivukamo ni bazima, n'umuryango washakiyemo ni muzima, na karitsiye utuyemo ni bazima. Imana ishimwe. Amen. Rero nanjye aho nduye ni bazima. Imana ishimwe. Naje umuryango wanje ni muzima. Uwo mvuka ko none ashakiyemo ni bazima. Ko nanjye havutsemo ikibazo ndago uyu munsi wawambonye. Rero dushimye Imana yakoze ibyo bitangaza. Mbese muri make yadukangariye. Yakoze. Eka dusenge. Mana turagushimye. Tugushimye kuko wabanye natwe mu bicuku bya nijoro. Turagushimye ko warinze indambwe z'ibirenge byacu. Turagushimye kuko uri umutanga bugingo, uri Mesiya mwiza. Tugushimye ko turinda utarebye kavukire yacu. Ndagushimye ko warinze abagabo utarebye diplome zabo.
ndagushimye ko warinze abamama utarebye imiryango bashakiyemo, waturindiye urubyaro utarinze wareba ibitaro bavutsemo. Habwa icyubahiro Kristo, tugushimye kuko uri umukozi w'umuhanga kandi uri isamba itarumba, uri igiti cy'inganzamarumbu. Ndagushime ko uri Imana igiye kubana natwe muri iki kiganiro, utwambika imbaraga, ubane natwe, umuco wawe utumurikire, kandi icubahiro cyacu kiburagaragara icubahiro cyawe. Kandi eratosi enebo unyemerere muri aya masaha amavuta aturutse mu ijuru atujojobeho, amavuta yawe ameneke ku bwoko bwawe, umuco wawe urasire eratosi eneba ku bavuga butumwa no ku bahanuzi, umuco wawe urasire ku bacuruzi no ku bakeneye akazi, umuco wawe urasire ku rubyaro rwacu rwo gutegurwa kuja ku ishuri, umuco wawe eratosi eneba ubane natwe muri aya masaha mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Tsindagiye abanyarwanda bajya bavuga ngo yego umuturanya kurutira umuvandimwe wa kure. Impamvu nkibutse ni uko uvuze ngo mu muryango wanjye hari uwagize ikibazo, abo nashakiyemo ndetse n'uwanjye ntabwo naza kukureba. Umuturanyi yagize ikibazo n'undi natabara. Uvuga iki ku bantu b'abaturanyi? Cyane cyane bikunda kuba mu mujyi, ugasanga umuntu araje muraturanya guciye amazi neza neza pe, nta naje no kukwibwira kubwete nje gutura aha. Ubivuga hiki kiriya rero ari ibintu abantu bavuga ngo nshaka gutura hano ngo abantu bamenye ko nduye. Yego, abana akakwereka mbese ko ari business arimo, ariko ntabwo mbyemera. yego, burya kuko buriya niba wimukiye ahantu wari ukwiye gushaka umuntu ushobora kurwara ukamuhamagara ati ndarwaye, kugira ngo imiryango yawe niyo yaza ariko igasanga ari umuntu ugize uti uri hafi yawe. Kuko gute none njye mbyumva ubu niba mfite ubukwe abaje kunsura si babona babakira. yego, burya bavaho babonye ko ufite ikibazo muri karitsiye ugize uti utuyemo. none se kuko urabona njye mvuka mu karere ka Rutsiro, ntuye Musanze, sibyo? Umuvandimwe wanjye umwe atuye Kirehe, undi atuye Kigali, abandi batuye Rubavu. Ubu ntitwaye neza ku baturanyi ngo nterwe bantabara. Petit Frere yazava Kirehe ryari? Nyuna yasanga wavuye mu mwuka. Niyo mpamvu rero buriya wari ukwiye gutura muri karitsiye ukagiramo abantu muvuga rumwe, ukagiramo abantu musabana, ukagiramo abana bawe bisanzuraho. Buriya njye yaranduye ngihagera umwana wanje yavuye mu gipangu aja gusura indi mwana. Wa mwana nawe avuyeyo aza kurikiye umwana wanje barinshira. Ngira amatsiko kumenya aho umwana wanje agize uti ajya. Mbageze nsanga ni umupasiteri. Bituma wa muntu tuba inshuti na n'uyu munsi. Ariko iyo ndagira ishaka ryo kuja kuhakurikira ntago umuntu uyu munsi tuba tuvugana. Iyo mbuza amazi muri karitsiye, iyo mbuza amazi wanje ngagenda ngabaza ese mufite amazi? Urumva naje Rubavu gusaba y'amazi? Urebye nubwo twegeranye ariko ntabwo wazi wanje ni kure pe. Ni kure. Ntabwo wava wanje wikoresha kandi ngo uyigeze iwawe. Cyokoze mvite kuguhamagara ukaza ari ikindi kibazo mvite kuko tuvuga rumwe. Ngiye karitsiye nduyemo. Njura guhira ikibazo ngahamagara ng'abantu batana ko kanya gahita banyitaba. Yego. Mfite urugukomana n'abantu. Ndashaka tubwira abantu ngo bana naba ahuri shaka abantu muba hafi, bakuba hafi. Uvuza ko kantu kumwana kuba umwana wawe rero wagiye gutembera ku wundi mwana bakaza ni wawe. None ubwo urebye umwana ni waguhuje na papa w'uwo mwana, uza gusanga ari mu pasiteri nawe umuvuga buti. Ariko nahandi nabo mbitamo ndavuga neje cyigisa nakibuza David bose mfite abashitsi. So ruhari. Habiyandi abo uyu muryango no bana banje wambuje n'iki n'uyu muryango. Kubera iki? Ariko iyo mukumira tago umuryango banarabanye nawo. Icyo nembi mvugiye ibyo hari abantu bavuga ngo bafata abana ngo abana ntago bazajya bava mu rupango. Baribesha. Nawe ubwawo gasanga ni ukubyuka business n'akazi. Umunsi uzagira ikibazo akazinduka azagutabara. Iga kubana n'abantu ahuri cyane pe. Cyane. Ubu siyo tutabana tuba tumenyana. David se tuba twaramenyanye. Ndashaka ngo rero ubundi umuturanyi mwiza akurutira inshuti yakure. Reka tubwire abantu pe, nyabona niba uje guturana n'abantu wowe uje genda nyine ubasuhuze. Tukubwira ngo bana n'umudugudu wose, ariko noneho bashakamo n'abantu batatu. Uyu munsi niba mudamu wafite inda uzahamagara w'icyangugu ngaje kukubera kwa muganga ryari?
biragoye. Ese uyu munsi ngiye tsindagira, niba haje umujuri wanjye umudamu azampamagara nagiye guhamagana ati nzamutabara ryari, biragoye. Kindi mwige kubana nanone n'ubuyobozi ho mutuye nabwo mubane n'abamahoro. Yego. N'ubuyobozi mu Rwanda hari umuntu uzango yongeye ngo ndakomeye, ngo uyu mudugudu, ngo uyu mutwara songo ndaco twavugana. Ebana uzifuza kubana n'umutwara sibona mudugudu bitagicumva bitagishoboka. Yego. Abantu babane neza n'abaturanyi, babane neza n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze. Siba none ngaho kuva umuntu ngo ngiye ngo ndi runaka ngo gwego ndiho. Haya reka ngubwire. Na perezida yubaha mudugudu n'umutwara sibo. None ko ajya gutora ntatorera hamwe n'abandi baba batoreye. Rero ndagira ngo ibyo ari abantu ari urwego umuntu yagira amakishira hejuru, ndashaka ngo ca bugufi ubundi uja kuzamuka wazamutse uturutse hehe hasi. Kandi ikindi burega buriya uje kuba mudugudu ca gitifu cyangwa amajwi yakura hehe hasi. Kubera kuri kugera aho ugera wamaragira aho ugera ukumva abantu baciye amazi babarira aho waburi hose aho waje gutura hose utitwaje curico. Shaka abantu mu b'inshuti bakuba hafi. Yego. Reka dusaba abantu kabisa twubahe umuryango tuvukamo cyane, twubaha umuryango twashakiyemo, twubaha abaturanyi, twubaha aho utuye. Yego, baravuza abaturanyi naho tuye. Twubahe n'abantu dukorana cyane. Nukuri pe. Nuri mugufi ejo ushobora kumbona uyu munsi tsindagira kabana ndacyo nakumara ariko ejo mu gitondo. Yego. Hari icyo nakumarira. Ndibuka umuntu umwe muri Rubavu yango amazi ari mu Rugerero Kambavuge yigeze ashwana n'umuturanyi, arangije avanga ngo Rwanda nzasubiramo. Umwana aratembera arahagenda, hageze wa muturanye asanga bari gukama, wa mwana asanga kuri wa muturanye bari gukama umutobe. Asanze bari gukama umutobe, wa mwana baramuhereza ariko bari bazi ko bafite n'agasiroto na rwarugo. Bavuze ngo ndibazongera gusura, mbese barashizeho bariyeri. Wa muturanye uri gukama umutobe afata akajerekani agahereza umwana ngo nakajane iwabo. Ageze iwabo ise aza afite umunaniro, afite n'icaka, asaba amazi. Wa mwana aragenda afata igikombe asuka kuri wa mutobe awuhereza se. Isaranwa amaze gushira icaka abazanye na tese, uyu mutobe umwana mbaye uvuye ntakuyicisho gikomeye. Mama wati ndago z'umutobe wagize ute wavuye. Matigarura wa mwana umutobe ukuye, bati ngukuye kwa runaka. Yumva yamaze kurwa abona atari ubugaruri, abona atari ubunyari, abona atari uburuci. Arangije abwira umwana ngo nshorera. Asubira kwa runaka aje gusaba yiki imbabazi, avuga ngo twongere duhure. Arababwira ngo umwana arungira mbuje. Bura no mbavura umuntu butara byaba afite agahinda. None n'ababyaye bagahora bakingiranya abana mu gipangu ku buryo umwana atarambuka. Urabona ko niyo umwana muri karitsiye ashobora kuzimira bakamubura bitewe ko wa mwana ntibamuze muri karitsiye. Yego ntidufite ngo abana ntibazerera, ariko noneho fata umwanya wowe ng'umubyeyi, noneho ufatamo umwana umutambagize muri karitsiye n'abandi bamenye ko uwo mwana ari aho ngaho. Ariko reba ubu turi muri vacances, ugasanga umwana nyine ari mu gipangu, ntabwo nyine azasohoka maruko agiye ku ishuri. Ngo nekara ngo bari mu iterambere, ngo abe kuri televiziyo gusa, ngo wapi ngo ntago agomba ngo kujya ngo gukina n'abana hanze n'abandi hanze. Ntago bureke, ntabwo ibyo ari byo, ntago ari byo. Tsindagi Karame uri umuhanuzi, kuko kuba nibyo twavuze ngo kuba twabonanye bikemera nuko nta bibazo nyine twahuye nabyo, sibyo? Nanjye kuba naje kukureba nuko nza amavuta y'Uwiteka kuri Imana ishimwe. Ejo ndarumanuzi twaganiye ambwa ati nge ndi kumva ndi mu mavuta yo gutegeka. Yego. Ati kandi shingiye kuko twigira kuri Bibiliya kuba ari muri Bibiliya cyane. Mu rugero rwitwa Yesaya. Ati Yesaya yarahanuye yuko ati dore umucunguzi yatuvukiye. Haleluya. Bategereza imyaka ubanza igera muri 700 Yesaya aravuka. Ati ariko uwitwa Elisa na Eliya barategeka. Bo bari mu mavuta yo kugira ute yo gutegeka. Yego. Wowe uba amavuta uri bameza anye ni mu jambo ryo gutegeka. Yego, tugutegeka cyane. Subiramo neza. Umuntu ngiye guhanurira nufatanya naje mu cyangwa no kwizera kwa ukureki, nge ndakwizerera urahita ubyakira mu izina rya Yesu.
kuko hari ibintu ngiye kubohorera aha hantu. Hari abakobwa bamaze iminsi baboshwe, hari inda zaboshwe, kuko hari umuntu ndi kubona baboheye indi maze umwaka n'amezi 6 arayigendana. Ndagutegekera indura yibyara mu izina rya Yesu. Amen. Hari umuntu ndi kubona ugiye guterezwa cyamunara, ngiye guhagarikira cyamunara mu izina rya Yesu. Amen. Ngiye kukwishuriza ibyawe batwaje, ngiye kukugaruriza ibyawe byanyazwe, ngiye kukugaruriza sheri wawe batwaje. Ubukwe barabutemye burapfa, ariko ngiye kukuzurira ubundi bukwe. Amen. Yo mavuta mbagazemo. Haleluya. Nata nanjye amavuta yo gutegeka niyo mbamo uti gute. Aho kuno umuntu ajya gusenga ati Mana rwose ndi kugusaba uzampa inzu uko kaba kameze kose ariko kitwa inzu. Toka kwakina na Yesu. Vuga uti ngeneye inzu imeze utya, ibyumba 6 na salo na korodoro. Buriya ari ikibazo dufite, urasaba inzu y'ibyumba 2 na salo, umushitsi naza uramuryamisha. Ikindi wabya abahungu n'abakobwa, aba bakobwa n'abahungu baraza kuri materi, ni ikibazo. Ndashaka ngo twaguke mu gusaba, twaguke mu giruti mu gusaba. Ndimo ndasaba amafaranga afatika, ko amafaranga ni agutuza aguyicerekezo cyo guturamo. Dusabe ibifatika cyane. Kijambo ryaramwe ngo nimusaba muzahabwa, nimukomanga muzagira ute, muzacingurirwa. None ari ijambo bivuga ngo mbese kabana banyu bazi ko muzi kubaho ibyiza muri babi, ese so wo mu ijuru azabura te? Avuga ngo mbese ko nabahaye umwana wawe w'ikinege nzabura te kubaha n'ibindi byose. Ugiye kungurikira usaba ikintu gifatika, usaba umusoro ufatika, usaba akazi gafatika, usaba imodoka igize ute ifatika, usaba perimi ifatika, yego, kandi usaba akazi gafatika. Wowe musore saba umukobwa ufatika, mukosa w'umusabo ufatika. Mu bukwe bw'igitangaza ku buzima bwawe, rema amavuta ahagurutse ibirema, rema amavuta yirukana abadayimoni ku buzima bwawe. Wa muhanuzi wamuvuga butumwa. Imana ishimwe. Haleluya. Tsindagi abantu bajya badushinja tuya dukunda comment z'abantu zose ndazisoma. Aravuga ngo muzana umukozi w'Imana umwangiza ngo mukiganira ibindi ngo atakwitegejejeho n'ijambo ry'Imana ngo naduhanurire ngo ahubwo mukajya mu biganiro gusa. Izo comment rero turazubaha. Si turi guhanura ubuho. Wose ndi guhanura bakira ikintu bahamagara erega nabo baje bari hanure. Buranguza kubwira abantu ngo niyo Imana itakuvuga. Upfa kumenya aho uri kimana igisuti kihari. Niyo itavugaho. Upfa kumenya kantu njyamo Imana ihakorera. Mva kumenya ahantu njuriza kimana igisuti ihakore. Mva kumenya mu modoka ndi kugenda mu kimana ikorera. Cyo kirahagije. Reka tujye mu ijambo ry'Imana ngo twubahirize icyifuzo cy'umukiriya aba ari itegeko. Reka tujye mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Tugiye kure ijambo ry'Imana riri muri Zaburi, bame muri Yobo. Yego. So Yobo 36. Yobo ibice 36. Ashike ijambo twarebwije ubutara. Ijambo twabwije ubutaha. Biryoha bisubiyemo ntacyo byaba bitwaye. Nibyo. Niba iry'Imana yagushyize ku mutima rivuge. Ko nagiye kubona mbona abantu benshi barimo bari kurengana. Imana yambyangiye igiye kurenganura abantu bari kurengana muri iyi minsi. Amen. Tiyere ko naribonye nijoro ndi gusenga. Numva umwuka arambwiye ngo ubwira abantu banje ko ngiye kurenganura bari kurengana. Amen. Kandi Imana yambyangiye gukura abantu mu makuba bari barimo. Hari abantu bari mu makuba. Bazi Imana icyerekeza ngo usome muri Yobo 36. Amen. Kandi namwe ngo mbabwire ngo amagambo ibabwira nayo ukuri. Ngiye kureba nsanga kuko amagambo yanditse muri Yobo. Yego. Rero kugira ngo babyume n'ukuri tugiye kureba muri Yobo 36 umurongo tugiye gora ku murongo wa 4 no 5 no 6. Yego. Kadusome mu izina rya Yesu. Yobu bice 36 guhera ku murongo wa 4. Nukuri ibyo mvuga ntabwo ari ibinyoma. Nukuri amagambo Imana igiye kukubwira ntabwo ari ibinyoma. Umuntu ufite ubwenge butunganye ari kumwe n'Imana. Umuntu ufite ubwenge butizwa muri kaminuza
bitizwe muri masitazi, mutizwe muri mo Kigali, mutuzwe muri mo Gisenyi, mutizwe muri kaminuza y'Ubutare. Uyu muntu ufite ubwenge butunganye ari kumwe n'umuryango wawe. Haleluya. Uyu nukuri umuntu ufite ubwenge ukuraho inyatsi ni Yesu. Umuntu ukuraho icangiro ni Yesu. Umuntu ukuraho indwara zananiranye ni Yesu. Ni uyu mugabo Yesu ufite ubwenge uruta abadogiteri bisi. Komeza. Dore Imana irakomeye kandi ntigira uwihinyura. Dore Imana yacu irakomeye kandi ntigira uwihinyura. Abantu baraguhinyura ndibagutumira. Baba bafite ubukwa turiya ndaca azatwerera, ariko Imana yacu iraguhamagaye. Efotasi eneba iravuze ngo umuntu ufite ubwenge butunganye ari kumwe natwe, kandi amagambo akubwira nayo ukuri. Iyakubwiye inzu izayiguha, iyakubwiye urubyaro izaruguha, iyakubwiye bizinesi izaruguha, iyakubwiye akazi izakaguha, iyakubwiye imodoka izayiguha, iyakubwiye uburame izakuramisha, iyakubwiye ko izakukiza indwara izagukiza. Haleluya. Kuko iratubwiye ngo ni Imana ifite ubwenge butunganye, ni Imana ikubwira ibyo izashobora gukora. Yakubwiye elatoseneba, ikubwira urushako urashaka utitaye ku myaka ufite. Yakubwiye izaguha inzu, ikimenyetso cya mbere imaze kuguha ikibanza n'amadafari igiye kuyaguha n'amabati n'amasima. Yesu ni yambamara. Haleluya. Ikubwira urushoro, urimo ufite 200,000, ubwo ni urushoro Imana igiye gutangiramo muri fondasiyo. Tangira ucuruze mu izina rya Yesu. Amen. Komeza. Irakomeye mu mbaraga no mu bwenge. Irakomeye mu mbaraga zayo no mu bwenge bwayo. Ntabwo ubu bwenge ari ubwa nyokorome, ntabwo ari bwa swa wanyu, ahubwo ni ubw'Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru. Iyi Mana twakurikiye ndamanda igira, iyi Mana twakurikiye ndabwitorwa, iyi Mana twakurikiye ndabwihabwa panziyo, ndabwihabwa demobi. Y'ubwayo irihagije mu Mana bwayo. Reba uyu maze iminsi ngade ejo narisomye mu ijambo rya Nebukadinezari. Nibaza kundi Imana yafashe Nebukadinezari imujana mu ishamba amaramo imyaka 7. Ndavuga indi ubwenge bw'uyu mugabo burahambaye. Ndibaza ngo ari bugenzuzi, ndibaza si koko iyi ndebe uyu mwami yari yicaye Nebukadinezari, ntabwo ibindi bihugu byamutumiraga mu nama. Ese ntabwo umugore yakeneraga umugabo, ese urubyaro ndo rwakeneraga papa wabo. Ndibaza mwene data bijyana kuri. Haleluya. None avuze ndi koko iyi Imana ifite ubwenge. Ndibaza se muri ibi biro ndabaza gusabamo serivisi, ariko nzanga Yesu nubwo yafashe Nebukadinezari akamujana mu ishamba, nzanga Yesu yaraje yicara kuri yandebe. Abazanaga dosiye kwa Nebukadinezari Yesu yarazikemura. Ndashaka ngo Yesu aje ahagarare mu kibazo cyawe, muri ibibazo byawe. Haleluya. Ko Yesu yaraje yitambika kuri yinde bwanga abandi batayihirika. Nubwo uri mu kigeragezo birashoboka ko icuru ari ishuri Imana yagushizemo. Niba uri mu ishuri Imana yagusemo ntabwo uzava mu ndebe wicayemo. Imana ije guhagarara mu cyuho cyawe. Kongoro ntabwo ihagaze mu cyuho cyane Nebukadinezari. Umugore yasabaga iposho, Yesu agatanga iposho. Umwana yabaye asaba Minerivare, Yesu agatanga Minerivare. Ndashaka ngo Uwiteka azahagarare mu cyuho cyawe, aho wewe udashoboye gukora Yesu azagukoreye. Yose ndafashijwe. Ndavuga ngo iyi myaka 7 kubera ikinyamaswa zitariye Nebukadinezari mu ishamba. Kandi yatubwiye ngo Nebukadinezari inzara zabaye inzara, umutsatsi umutsatsi, ariko ngi imyaka 7 ishize Nebukadinezari agaruka mu ndebe. Ndani wigeze agira yereka ko ndakuri kigugu ndamwami kigira. Amen. Amen. Ndashaka ngo iyatabaye Morodekayi mwene data bazi gutabara, nirenganura abarengana. Uyu mugabo ngebye abantu ngo mureke n'uwishura hejuru Imana nawe irakujana mu ishamba. Urishanga Nebukadinezari ariko indebe yawe ubwami bwawe bukomeze Yesu abukurindire. Iki kibazo nakimbese kukibazaho imyaka 7 iki gihugu ndacyari gifite umuyobozi. Ese nama zakerwaga, ese ndavuga ndi ariko Yesu niwe bagendaga muri izi nama. Bagera mu bagasanga Yesu yicaye mu ndebe ya Nebukadinezari, kuvuga ngo Nebukadinezari ari ku kazi. Ndashaka ngo Imana ikwicarire mu kazi kawe. Komeza. Ndiramisha umunyabyaha ariko itsindishiriza abarengana. Ndiramisha umunyabyaha ariko iramisha abagize uti
itsindishiriza abarengana. itsindishiriza abarengana. warenganaga nakubwira ngo nabonye ko abantu bari kurengana Imana ibarenganura. wa mubyeyi we warenganaga, wa mugabo warenganaga mu kazi, wa mukobwa we warenganaga, wa mwana we wakarengana wari urimo, ariko Imana ije kurenganura abagize ute abarengana. witeguye kije kukurenganura? yego. ntabwo ivana amaso yayo ku bakiranutsi, ntabwo ivana amaso yayo ku rubyaro rwawe kuko wakiranutse, ntabwo izavana amaso yayo mu kazi kawe kuko uri umukiranutsi, ahubwo ibicaza hamwe n'abami ku ntebe zabo. ahubwo Imana wowe ari ako kazi wari uriho, wari uri kukarenganira, Imana igiye kukuzama mu yindi ndera cyangwa ukumva ubuhanuzi ngo uhanuriye. ntabwo ahubwo ibicazanya n'iki n'abami ikabazamura, ikabakomeza iteka ryose bagashyirwa hejuru, ikagukomeza iteka ryose ikagushyira hejuru. Imana hari abantu bari bacishijwe bugufi mu miryango, hari abacishijwe bugufi mu kazi, hari abacishijwe bugufi mu bucuruzi. Imana igiye kubazamura mu ndera. Haleluya. amen. yego. kandi iyo baboheshejwe iminyururu, y'amadeni, bagafatishwa ingoyi z'umubabaro, bagafatishwa ingoyi zo guhabwa piriyave, bagafatishwa ingoyi zo kwirukanwa mu kazi. haleluya. yego. ibereka imirimo yabo n'ibicumuro byabo, uko byagenze. yego. kandi izibura amatwi yabo ngo bumve ibyigisho, ikabihanangiriza kuva mu byaha, ndashaka ngo hano ni password tugezeho. ihane Imana izi gutabara. va mu byo wari urimo, Imana izi gutabara. va mu ngeso mbi wari wicayemo, Imana izi gute, kuko ntabwo umutima ujya ruswa. birashoboka ko waba wararenganye kwirukanwa ku kazi bitewe n'ibyaha, ariko niwihana uragaruka mu kazi, iragucira indi nzira. nawe subiza amaso inyuma urebe icyatumije ugambanirwa. ese ndarwarwa birukanwe mu kazi, ndambavu uri mu gucuruza ugahomba, ndambavu uri mutari gutera imbere, imanza wisubira wongere wigire ute wihane. numara kwana Yesu ngara kugarurira iki? imbabazi. Yesu agarurira ibyawe byanyazwe. yego. nibayumvira bakayikorera, nimuyumvira mukava muri izo ngeso mbi mukayikorera, bazamara iminsi yabo baguwe neza, muzamara indi myaka myinshi muguwe neza, mujya mugahaga, mukambara mukaberwa, mukisiga amavuta akabafata, abana banyu baciga, menerivari kaboneka. nimuyumvira bazamara n'imyaka yabo mu byishimo, muzamara n'imyaka. haleluya. muzamara n'imyaka yanyu muki mu byishimo. bivuga ngo hari imyaka wari urimo uri mu mubabaro bitewe n'ibyaha wari urimo, ariko numara kwihana, ijambo ry'Imana ngo iyo ugeze muri Kristo Yesu winduka icaremwe gisha, ibyakawe bigeze ute bishize. kandi yaravuze ngo aracari ku ndebe y'iki y'imbabazi. yego. ariko nibatumvira bazarimbuzwa inkota, ariko nimutumvira muzarimbizwa ingota, kandi bazapfa ari nta bwenge bafite, kandi abo ngabo bazapfa ari nta bwenge bafite. kandi abatubaha Imana mu mitima yabo bibikira uburakari, kandi abatubaha Imana mu mitima yabo bibikira uburakari. iyo ibaboshye ntibarushya batabara, iyo abo ngabo Imana bafatiye umwanzuro ndibarushwa bagira ute batabase. Mana we, Mana aba bantu nibagaruka nabo bagirira imbabazi. aba bantu bari mu busizi, mu busambanyi, mu bujura, aba bantu bari kuja mu bapfumu nibagaruka bagirira imbabazi. aba bantu elatoseneba bagiye basambana bakica abana babo, bongera basaba imbabazi ubagarukeho. hari abantu babuze urubyaro bitewe n'ibyo bakoze. hari abantu elatoseneba sasidotayi, Uwiteka we ndakwinginze ubwoko bwawe nibuce bugufi nubabarira, wongere imyaka yo kubaho. yego. bapfa bakenyutse kandi ubugingo bwabo buherera mu banduye. yego. umurongo wa 14. yego. 15. irokora abarengane ikabakura mu makuba, kandi akarengane gatuma ibaziburira amatwi. irokora abarengana ikabakura mu makuba, akarengane gatuma ibaziburira iki? amatwi. niba warenganaga Imana ije kukurokora. niba koko waranyazwe bakurenganyije, Imana ije kugarura ibyawe byanyazwe. niba ari imanza urimo zo bari kukuburanyaza amahuga, Imana izakugenda imbere uzatsinda. haleluya. niba akazi kawe bakakwirukanye bakurengana, Imana igiye kuremera kandi kazi, kuko ijambo ratubwira ngo irokora abagize utabarengana, kandi akarengane gatuma ibaziburira iki? amatwi. yarangiza ikabumvira. umaze iminsi usenga amasengesho amanywa na nijoro, Imana ije kukurokora, Imana ije kugutegera amatwi, Imana ije kugutabara.
indwara, icyifuzo wari ufite Yesu aje kugusubiza mu izina rya Yesu. Nakubwiye ngo nabonye abantu benshi bari kurengana, Imana yambwiye ngo ije kurenganura abagize uti abarengana, ije kukurenganura mu izina rya Yesu. Amen. Kongo ni iri jambo nateguye ko Imana ije kurenganura abarengana, ije kurenganura abakobwa, ije kurenganura abagabo, ije kurenganura abacuruzi, ije kurenganura ababuraga akazi barengana. Yesu aje kurenganura ubwoko bwe bwarengana, ije kurenganura abahanuzi, ije kurenganura abavuga butumwa barengana, ije kurenganura abapasiteri barengana, nabo bararenganaga, ije kurenganura abakozi bari kwirukanwa barengana. Imana ije kurenganura abarengana. Imana ishimwe ndafashijwe nanjye, Imana ije kundenganura nanjye. Aho narenganye, ari aho urubyaro rwanje ruri kurengana, ari aho famiye yanjye yarenganiye, ari abo tuvukana barenganye, ariko data aje kurenganura abarengana. Imana yambwiye ngo wa mukobwa wararenganye, mbagushiraho icyangiro barakuvuga, ubukobwa bwawe burapfa. Yesu aje kukuremera indico, aje kukuremera comoro. Yesu aje komora inguma ufite, aje komora n'igikomere, aje komora n'ingovu watejwe n'abana b'abantu. Haleluya. Kuko mbonye toseneba, mbonye Imana ifunguye amarembo ku buzima bwawe. Hari imitego baparitse mu marembo, mbonye Imana marayika aje azana amazi ayanyanyagiza mu marembo, mbona muntu w'umugisha arinjiye mu rugo rwawe. Hari abantu batongere mu miryango bacururizamo, mbonye Yesu azanye amaraso ya Yesu aza kuyashyira muri iyi miryango. Ni ukuri Imana nderetse. Imana irandangije gukura igisuzuguriro mu bacuruzi, ije gukura igisuzuguriro mu bakoraga bikanga, ije gukura icangiro ku bakobwa. Wa mubyeyi umaze imyaka 2 uri muva ndakureba, data aje kugukura kukuva latosi eneba. Abaganga babuze uburwayi ko data aje gukamya, aje kukukiza mu izina rya Yesu. Nawe waburaga amahoro, Imana ije kukurenganura. Mbonye Imana irenganuye ubwoko bwayo, mbonye Imana ihinduye ubuzima. Hari umuntu bari barabyaye ngo uzapfa ndaho uvuye undi uzashaka. Ni ukuri ko Imana mu kwezi kwa mbere senga, Imana igiye gukora ubukwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mukozi w'Imana watwemera ugatanga nimero yawe, yego, ku buryo wakumva yafashijwe. Ni ukuri yazaguhamagara barafashwa. Amavuta rero ndi muri cyo nabaje ko ndi mavuta yo kubohora. Yego. Kandi iri jambo rivuga ko irokora abagize uti abarengana. Siyo dusojereje. Yego. Hariwe kandi hari abantu igiye gukora hepfo navuga ngo ni ukuri iba yaragukuye mu makuba ikagushira ahagari. Ni ukuri Imana ikura abantu mu makuba ibashira ahantu hagari, ibagurira imbago, ifungura amarembo, ifungura ubutabazi, ifungure mariage, ifungure iterambere, ifungure urubyaro kandi itange ubwenge ku bana. Nomero yanjye ni 0788 61 49 16 0788 61 49 16. Ko dusoreze n'isengesho. Mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu ngagera kure cyane, ngatambuka nginyenyeri. Mana yacu, Mana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, uri umukozi w'umuhanga, uri umutabazi Kristo. Nyemerera urokore abarengana, nyemerera ubohora imbohe, nyemerera alatosenebaya ufungura amarembo y'ubutabazi mu izina ryawe Yesu Kristo. Hari abana barenganye batarasubira mu bakuvandi barasubira mu mashuri, aba bana barenganure baje kwiga pela lato penevaya. Hari abarenganye ibyabo birapfa, nyemerera ubohora ubwoko bwawe. Uri Imana irenganura abarengana, ugakura abantu mu makuba, ugakura abantu mu mubabaro. Uri Imana ikiza abarwayi, uri Imana ikiza diabete, uri Imana ikiza umuvuduko. Pilato senebaya, twabonye inkwizi indwara zitandukanye abadayimoni bateza mu izina ryawe Yesu Kristo. Nyemerera kuko uri umwami w'abami. Turasengera ababyeyi rero bari gushaka Minerivara, Mana tanga amafaranga, fukura gasoko kiriba, fukura gasoko kiriba. Ababyeyi
baboneremo amafaranga. Ndudubiza isoko elatoseneba, isoko ryatuma abana bacu basubira mu mashuri. Mana turakwinginze mu izina rya Yesu Kristo, twemerera abana bacu bahagarareho, twemerera imiryango yacu yihagarareho, igihugu cyacu gihagarareho, abari hanze y'ibihugu bahagarareho. Kandi elatopeneva, abarwayi barwariye mu bitaro, abarwariye hanze y'ibihugu, abo rwose ugenda ubakize, kuko uri umwami w'abami kandi ufungura amarembo. Mana fungura amarembo, data fungura amarembo, ndakwinginze ngo fungura amarembo, koresha itegeko ufungura amarembo, abana bacu basubire ku mashuri ari bazima. Elatopenevaya, ndirukana uburwayi ku bana bacu, ndirukana uburwayi mu miryango yacu, ndirukana urupfu ku miryango yacu, ndirukana impanuka zitunguranye mu mihanda. Elatopenevaya, ndirukana dayimoni wo gushimuta abantu baryamye. Mana dayimoni akabatwara umwuka bagapfa efotapineva batagiye kwa muganga. Uburwayi ndabuhagaritse, ndatwitse kandi ndakongoye. Nyemerera Kristo mwiza, wumve gusenga kwacu kandi wumve ubusabe bwacu. Ukoresha itegeko Kristo, ahageze itegeko ibintu birahinduka. Mana koresha itegeko, ababuze icyerekezo utanga icyerekezo, abari mu makodo bakohereza amafaranga bishure. Ndirukana elatopeneva, uyu ufite amarira bahaye priave wabuze icyerekezo, data ngwino umutere ingunga. Uyu nyeretse wabuze icyerekezo, mutere ingunga papa, mutere ingunga mwuka wera, mutere ingunga nyagora ku ngoma, mutere ingunga soko ry'amahoro. Jambo ryarambwiye ngo abakwiringiye ntago bazakorwa n'isoni. Elatopeneva so elatasini detayi, ngwino ubafungurira amarembo kandi ubafungurira ubutabazi, kuko uri umwami w'abami. Ndagushimye Yesu kutanze Menerivara, kuyu wari wihebye umufunguriye amarembo, uyu wari wihebye kumuje n'umuterankunga. Pinatoserebaya yari yatangiye kubyo umwana we ndagaraje kwiga, uyu mwana yapanze kuvuga ngo ariyahura nataja ku ishuri, ariko ndagushimye Kristo kuko umufunguriye amarembo. Ndagushimye kazamba amagara ari gushima kuko yabonye ibikoresho by'umwana, kandi ndagushimye Kristo kuko hari icyo ukoze, kuko hari icyo ukoze, kuko hari icyo ukoze. Uyu mubyeyi elatoseneba kutanze umwana w'umugisha, ndagushimye Kristo ko uyu mubyeyi nawe umuhaye urubyaro. Habwa icubahiro Kristo, niwe wigira icurema warangiza ukagikomeza. Ndagushimye kurenganura bwoko bwawe, n'uyiri muri gereza warenganaga urambye nguje kumufungura. Ndagushimye Kristo kuko dosiye yubitse mu izina ryawe Yesu Kristo, amen, amen, amen.